Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana Cedric Rico de Power TV. Uyu ni wa mwanya nongeye kugaruka imbere y'abanyarwanda muri rusange, imbere y'inshuti zanjye cyangwa se imbere y'abavandimwe, mbashimira kandi nanabasuhuza, mbifuriza ndetse no kugira umwaka mushya muhire ndetse n'intangiriro nziza z'umwaka mushya muhire. Yes, rero ni byiza kandi ni iby'igiciro. Yes, reka nizere ko mumeze neza abanyarwanda ndetse banyarwandakazi aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iyi ni Cedric Rico de Power TV, ni channel ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza ndetse byizewe. Nongeye rero kubifuriza kugira umwaka mushya muhire n'inshuti zanjye cyangwa abafana banjye twabanye umunsi ku wundi ndetse uko bwije uko bukeye. Muri iki gihe rero mu ntangiriro z'umwaka abantu benshi bafite imihigo yo guhiga ndetse no kwifuza ko hari ibyo batagezeho mu mwaka wa 2025 bifuza kuba bageraho 2026. Yakubutsa gukora subscribe wowe mushyashya ndetse nayo wayikoze agaciro gakomeye, ndetse ni na wowe yiringiye kandi ni na wowe utuma nicara imbere ya kamera kugira ngo inze ngire ikintu mba nageza gute nabagezaho rusange. Wowe utarakora subscribe rero gerageza uyikore, hanyuma ujye ubona ibiganiro bitambuka hano umunsi ku wundi. Yes, reka nizere rero yuko mumeze neza, umwaka wagenze neza, duherukana muri 2025 ariko dutangiranye na 2026. Byifashe gute aho uri, aho uherereye, waramutse gute, umeze neza, akazi karagenda? Reka nizere ko akazi kameze neza, ibintu byose ari okay. Reka rero ngaruke nanone mu kiganiro kigendanye na Oman, ndetse by'umwihariko ubu ngiye kubabwira bimwe mu bintu bitatu umuntu asabwa kugira ngo abe yagera mu gihugu cya Oman. Abantu benshi bajya bibaza Oman bakumva ni igihugu, bamwe bagifata uko kitari, abandi bakagifata uko biri. Hanyuma ibyo byose ni amakuru cyangwa se abagenda bahanahana, yaba bava muri Oman baragiriwe nabi, hanyuma n'abava muri Oman nabo bataragiriwe nabi. Abo bombi nibo bagenda batanga amakuru, ugasanga bamwe bavuze igihugu uko kiri, abandi bakivuze uko kitari, bitewe n'uko imibereho yabo yagiye itandukana n'ubundi uko yabarangwaga muri icyo gihe bari mu gihugu cya Oman. Rero igihugu cya Oman ni igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, ndetse kikaba ari igihugu bimwe mu gihugu cy'Abarabu. Ariko icyo gihugu uko bisa kose gituwe n'abantu benshi, kandi by'umwihariko cyakira abantu baturutse muri Afurika batandukanye mu mpande zigiye zitandukanye, bitewe no kuza kuba bashaka bashaka imibereho. Ni nayo mpamvu rero inje hano kugira ngo wowe ushaka kuba wagera mu gihugu cya Oman, wowe ushaka kuba wibazaga uko ushobora kuba wagera muri Oman, ndi hano kugira ngo ngusobanurire cyangwa se nguhereze inzira ushobora kuba wanyura mu muryango usanzwe mu gihugu cya Oman. Rero wowe tujye kubana, birasaba gukurikirana iki kiganiro kandi kugira ngo n'akantu kagucitse usubire inyuma, hanyuma wongere wumve neza ikintu usabwa kugira ngo ube wagera hano muri iki gihugu cya Oman. Iki ni igihugu cya Oman abantu benshi bakunda kuza gushakiramo imibereho, ndetse nko ku banyarwanda ndumva amafaranga y'inaha afite agaciro cyane ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ubu ngubu tuvugana ku isoko ry'ifaranga iriyari rimwe y'inaha riri kuvunjwa amafaranga 3,748 mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero ni ahantu ushobora kuba waza gushakira imibereho, byaguhira ukahagirira ubuzima kandi ukabasha kuba watunga n'umuryango muri rusange. Iki ni igihugu rero nk'uko nabibabwiye kirangwa n'Abarabu kandi kikarangwa n'abandi bantu bo muri Afurika batandukanye hirya no hino, bitewe n'uko baba baje baba baje gushaka imibereho. Nayo mpamvu rero muri aka kanya nawe wari ufite amatsiko y'uko ushobora kuba wagira mu gihugu cya Oman ariko utabizi, ndahari kugira ngo ugufashe. Mbe nakubwira ati bisaba iki kugira ngo bibuze kuba waza muri Oman.
Ikintu bisaba rero nicyo ngiye kubabwira, ni ibintu bitatu byonyine, ni nayo mpamvu ngiye kukubwira kugira ngo nawe ufate umwanya utekereze kuri ibyo bintu, hanyuma utangire kubishaka, nurangiza ube ufite amahirwe yo kuza mu gihugu cya Oman. Ikintu cya mbere rero nakita ko ari nk'uruhushya rw'urugendo, pasiporo. Pasiporo ni pasiporo ikwemera kuba wakandagira mu bindi bihugu bitandukanye n'igihugu waba ugenda ndetse waba urimo. Kandi pasiporo nyaka yuko itandukanye na resepase, kuko resepase ikora muri ibi bihugu n'ubundi bitanu bitwegereye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko iyo ufite pasiporo ikwemera kujya no mu bindi bihugu bya kure, ndetse ufite pasiporo nta gihugu na kimwe ku isi uba utemerewe kuba wagenza gute uba utajyamo. Pasiporo rero nta kundi kuyishaka, nta kundi ujya ku irembo ukayidekarara, hanyuma wamara kudekarara ukishyura amafaranga. Abashaka y'imyaka 5 pasiporo bayishyura ibihumbi 75, hanyuma wowe ushaka y'imyaka 10 wishyura amafaranga 100, hanyuma mukibanira fresh. Rero wowe ushaka kuba wagera muri iki gihugu cya Oman, gerageza n'ubundi ushake ibyo byangombwa kugira ngo n'ubundi bize kugenda neza. Iyo pasiporo niyo yonyine ishobora kuba yagufasha kuba watekereza kuba washyika mu gihugu cya Oman. Ubundi iyo umaze kudekarara ku irembo uhita ujya kuri Minagri. Kuri Minagri nibo baguha iminsi pasiporo yawe uzajya kuyifata, ukaba ugize pasiporo, uburenganzira bwo kukwemera kuva mu Rwanda ukajya muri Amerika, kuva mu Rwanda ukajya mu Burayi, mu Buhinde ndetse no mu bindi bihugu byose bigize iyi si yacu dutuyeho. Ikindi cya kabiri rero kikwemera kuza muri Oman, ngira ngo icya mbere mbabwiye ko ari pasiporo, hakurikiraho visa. Iyo umaze kubona pasiporo bahita bagushakira visa. Visa nayo ikwemera kuba waza ahangaha muri Oman, ndetse mu buryo bwizewe, mu buryo udashobora kuba wahungabanywa, hanyuma rero ibintu bikagenda neza. Hanyuma iyo ufite pasiporo ukabona iyo visa, ufite amahirwe menshi afatika yo kuza mu gihugu cya Oman. Icya gatatu rero nicyo twita nk'amasezerano agena umukoresha ndetse n'ugukoresha, icyo twita kontara. Rero iyo ufite pasiporo ukaba ufite visa, igikurikiyeho ni kontara uhita usinya n'umukoresha wawe, ndetse ari nacyo gihe uba wumva wifuza kuba wamara muri iki gihugu cya Oman. Mbibutsa yuko kontara ya hano muri Oman nijya irenza imyaka 2, nta nubwo imanuka munsi y'iyo myaka 2. Gahunda cyangwa se n'ikintu cyagenwe ni imyaka 2 n'ubundi kontara igenga ahangaha muri Oman. Ushobora kuba waza gukora imyaka 2 rwose ukayiminuza, ugasanga ubaye umwe mu bamiliyoneri, nawe ukagira iterambere bitewe n'uko watekereje kuba waza muri iki gihugu cya Oman. Rero wowe wifuza kuba waza muri iki gihugu cya Oman, usabwa ibyo bintu bitatu ngiye byo gute mubwiye: pasiporo, visa ndetse na kontara. Hanyuma tayari ukaba ufite amahirwe yo kuba waza muri iki gihugu cya Oman. Nagushimiye rero wowe wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Ni karibu kubifuza kuba bava mu gihugu cy'u Rwanda bakerekeza mu gihugu cya Oman. Amarembo arakinguye kabisa. Ni igihugu wakisangamo, ndetse igihugu kirimo abantu benshi batandukanye. Ni nayo mpamvu nari mfashe aka kanya kugira ngo murabure wowe wabuze uko wava mu gihugu cy'u Rwanda werekeza Oman, nguhaye inzira kugira ngo nawe uzisange muri iki gihugu cya Oman. Wibuke gukora subscribe kandi wibuke gusharinga kugira ngo na bagenzi bawe bari bafite iri pfunwe ryo kumenya neza icyatuma bagera mu gihugu cya Oman bigende neza. Hanyuma murakoze, Uwiteka akomeze kubarinda. Turi kumwe mu kindi kiganiro. Shukran.